ariko ikindi gihe ugasanga yaratwite. Shela bevele tutala. Mfite isomo rivuga ngo ni gute umuntu akiri igikomere. Amasengesho yonyine ntakiza igikomere. Igikomere gikira igihe umuntu akayataje agasenga akongera agasingira igisimbura icyo yatakaje. Amazina yanjye nitwa Prophet Philippe cyangwa se Pasteur Philippe, ndi umukozi w'Imana isumba byose. Shimiye Imana ko nongeye kugaruka muri uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo. Nshimiye Imana ko nongeye kubona umwanya wo kugira ngo nshuti yanjye mwene data twongere kuganira ku magambo y'Imana. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ngo hacyubahiro, uri Imana ikomeye kandi ikora imirimo n'ibitangaza. Uturinze muri imyaka tunyuzemo itatu igoranye, imyaka abantu baririyemo menshi bagasakurizamo, imyaka igushije abantu, imyaka idupfushijemo abantu b'ingirakamaro, ariko twebwe tukiriho dufite kugushima le Père qui est tout qui est kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze. Akira icyubahiro cyawe. Bara nanjye muri uyu mwanya ukuboko kwawe kwiza ariko kugaragana ubwiza bwawe bane natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana yabiha umugisha. Ndi hano kugira ngo tuvugane ko ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi ndimo ndingingira abantu ngo si byiza ko waheranwa n'ibikomere, si byiza ko ibihe byagutegeka ngo abe ari byo bigutuza, ahubwo uri hano nk'umuntu Imana yayihamagaye kugira ngo uhangane n'ikirere cyawe, umenye uko uyobora ibihe. Haleluya. Ndasubiramo, ndakwibutsa we waba ufite igikomere, ufite ibibazo bikurenze, ntabwo ari byiza ko umuntu wamenye Imana, wamenye Kristo akamenya gukomera. Cyane cyane paravuze ngo niba mwaramaze kumenya mugasobanukirwa ko Kristo agira neza, ni mumwegere. Rero ijambo mfite ndakwibutsa ko tutari hano mu isi kugira ngo ibihe bituyobore, ibihe bidutuze, ibihe aba ari byo bidutegeka aho abo dushakana nabo. La ibihe ngo bikumanure, aba ari byo kubikwambika ngo wambikwe n'ibihe. Ahubwo ndagira ngo tuvugane ijambo rimwe rivuga ngo guhagarara mu kwizera. Ugahagarara ku cy'Imana yavuze, ukajya imbere y'Imana ukaburana uburenganzira bwawe. Guhagarara mu kwizera, ugahagarara imbere y'Imana ufite gahunda yo kuburana kuba ku musozi wawe. Sometime iyo rimwe na rimwe iyo umuntu atari ku musozi we, nabo muturanye baraguhanda, nabo mugendanye urabanukira, kuko ibikurimo bitandukanye n'ibyo bafite. Uri umutunzi, uri umunyembaraga, uri intwari mu maso y'Imana. Ntabwo ari byiza ko lo 11 ubaho mu buzima ngo ibihe bikuyobore. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kubara 27 murongo wa 5, murongo wa 4. Haravuga ngo titire ravuga ngo Uwiteka acira abakobwa ba Selofehade urubanza. Niki gituma, niki gikuza izina rya data mu muryango we? Ni uko atabyaye umuhungu uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati, abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Kandi ubwire Abayisiraheli uti, umuntu napfa adasize abahungu, muzatume umukobwa we aragwa gakondo. Nadasiga umukobwa, muzahe bene se wa gakondo ye. Nadasiga bene se,
muzahe se muzahe base wabo, muzayihe base wabo, nadasiga base wabo muzayihe mwene wabo urushaho kwegera hafi. Tuvuge ngo amen. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo, ariko mbere na mbere aba bakobwa ba Selofehadi, Bibiliya ivuga ko Selofehadi yari yarabyaye abakobwa 5, ntabwo yari yaragize amahirwe yo kubyara umuhungu. Kandi aba bakobwa bavuka igihe nta Muyisiraheli cyangwa se nta muntu wagombaga, itegeko ryari ririho icyo gihe ntabwo ryemereraga ko umukobwa agira gakondo. Nta nubwo umukobwa yicaraga mu bantu, ntabwo umukobwa yatangaga ibitekerezo. Kandi mu by'ukuri ibi bihe byababayeho biyumva neza ko ari abantu nk'abandi, batanga ibitekerezo nk'abandi. Hari abantu hano hanze ibihe byarabamanuye bibakura mu nama, ibihe birabamanura bibakura mu mujyi, barahunga kubera ibihe bibi, bemera kuba mu buzima buciriritse. Reka nkutangarize, uzahora ushotorana n'umuturanyi kubera ko utari muri gakondo yawe. Uzakorana n'umuntu akwambura kuko amavuta kuriho sayi apelera. Iyo umuntu atari muri gakondo, ibije byose biraguhungabanya. Iyo utarimo gukorera mu kirere cyawe, ukobye arakwambura. Muhindura isengesho, umuntu wese aburane gakondo ye. Hari inzozi warose, hari amakuru ufite ku gakiza, hari urugendo. Bibiliya iravuga ngo aba bakobwa bamaze gukura, basoma ibitabo, basanga nta ngingo ibarengera, babaririza amakuru, baravuga ngo ibyanyu byararangiye kuba so atarabyaye umuhungu. Baravuga ati gakondo ya so izahabwa abandi, mwebwe muzaba abacakara b'ibihe. Byari bigoye ko aba bakobwa bagombaga kugira ubwisanzure. Izina ryabo ryari rigiye kuzima. Haleluya. Ariko ngo ufite ijambo, Bibiliya iravuga ngo aba bakobwa buzuye umwuka wo kwizera no kwisobanukirwa, barahaguruka basanga Mose, bamutekerereza situation, lepelela bekilala. Babwira Mose ngo data yarapfuye, yaguye mu butayu, yapfiriye mu buswa. Ariko ntabwo yari mu iteraniro ry'abiteranirije kugomera umugozi w'Imana Mose no kugomera Imana muri rusange. Baramubwira ngo twebwe twisanze data atarabyaye umuhungu, nta ngingo nimwe turengera, turashaka ko wajya kutubariza Imana. Kandi natwe turumva dukeneye gakondo robele vele muri bene wacu. Shuti yanjye mwene data, hari ubwo abantu bajya batubeshya ngo bariyakiriye, ariko iyo bahuye n'ibisa n'ibyo banyazwe baraboroga. Hari ubwo abantu bajya batubeshya ngo ngiye ngo ntacyo bintwaye ngo nzarera imfubyi za nyakwigendera, ariko ikindi gihe ugasanga yaratwite. Shelope vele tutela. Mfite isomo rivuga ngo ni gute umuntu akiri igikomere. Amasengesho yonyine ntakiza igikomere. Igikomere gikira igihe umuntu akataje agasenga, akongera agasingira igisimbura icyo yatakaje. Rimwe na rimwe iyo umuntu arimo avuga ku bikomere, avuga ibyamubayeho, abantu bumva ari umusazi. Ariko nshuti yanjye biragoye ko umuntu atakaza uburenganzira bw'akiri muto. Njya mbona abantu basakuza bihaye Mutesi yarasaze. Hari ahantu Mutesi yagombye kuba yaricaye. Amateka n'ibihe Satani aramugonga. Mutesi ntuzaceceke, ukwiriye kuvuga ukaburana uburenganzira bwawe. Imyaka iracyabikwemerera. Lokile tuterabe. Bukeye ngo abakobwa ba Selofehadi baragenda, barenga itegeko ryariho.
iyo utari wasenga ngo ugire amavuta ashobora kudeviya protokoli, abantu bose bakakubwira ngo dore umuntu yagenda gutya, oya, va muri bene so. Bibiliya iravuga ngo umugore witwa Rasheli ng'induru yumvikana kurira no kuboroga, akanwa ka Rasheli kanyeganyiza isi, kanyeganyiza igihugu. Imana ikeneye abanyamasengesho banyeganyiza isi. Imana ikeneye abagore b'intwari batiyumva ko ubuzima bwabo ari ukorera imfubyi z'abanyakwigendera. Abana nibavuga ngo papa yarakudusigiye, uzababwira uti yabasize kuki yabasize se? Ugomba gusenga Imana ukiri muri ubu buzima ukaburana uburenganzira bwawe. Ndabaho ubuhamya gato. Rimwe umukobwa yarampamagaye ari muri CHK, yakoraga muri CHK, yabonye abantu bamubwiye ko ndi umunyamasengesho, arambwira ati nukuri twari twaraburanye, twarigeze dusengana, bucya ngo bajye kumubaga ikibyimba, arantelefona n'ahantu ngiye kubatiza, ndamubwira ni sister bimeze bite? Icyo yari yaprayinze, bamuhamagaye ko agomba kuza gatangira akazi, ngo ahaguruke buri minsi nk'ibiri cyangwa itatu ngo ajye gutangira akazi. Yumva ikintu kiramutikuye, yaramaze iminsi yumva babara, baramubwira ngo afite ikibyimba ku mutima, bafite ikibyimba kwibere cyaratutumbye kiri repere. Ndimo ndavuga ko hari Imana itajye, hari abantu bajya gusingira amahirwe yabo, bakumva muganga akamubwira ngo reka ntago bikwemerera gukorera muri rwa ruganda wahita upfa. Mu izina rya Yesu Kristo turashwanyaguza izo protokole z'abaganga. Hari Imana ibasha guhindura ibintu bigahinduka. Arantelefona, ndamubwira ni mu izina rya Yesu Kristo mpanuriye icyo kibyimba ikirimo gishaka kukunyaga umwanya wawe, Satani arashaka kukuryamisha, igihe cyo gutangira akazi bagahundi, negetse ko kubagwa bikurwaho. Mama waramubwira ngo umuntu ngukubeshya ngo umunyamasengesho, ndavugira inahanuye ko ikibyimba kiyenga. Baragiye bageze kwa muganga bashaka ikibyimba barakibura, umukobwa aragira atangira akazi. Tuzamurira Imana iki. Data urashoboye, nkufitiye icyizere, narakubonye. Ndi ku nkuru y'abakobwa ba Serefahadi ngo baburana uburenganzira bwabo, babwira Mose ngo nubwo data yapfuye ariko turashoboye, nubwo napfakaye, nubwo wapfakaye ariko urashoboye, nubwo wahombye ariko uracyashoboye. Haleluya. Rumva imbaraga z'Imana zikora ibitangaza, zigiye gukorera muri iri jambo ukakira isezerano ryawe. Haleluya. Bukeye kabiri wa mukobwa ngo agere mu kazi, yahembwaga 1,200,000. Yaravuye kwiga mu Buhinde, arantelefona arambwira ati mukozi w'Imana warasenze koko, Imana ikuraho ikibyimba, ntangira akazi rwose, muntu w'Imana, Imana iguha umugisha. Ariko umukoresha yambwiye ngo kuva mbonye ntiyigeze anyiyumvamo, kandi arimo arankorera dosiye uko bukeye nuko bwije. Ndeka akazi ntahe, ese ubundi niba namako amaze kumfunga, seve yanjye ntizayipfuye. Ndamubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo menyera umunsi aba afite off, uzampamagare. Ni umuntu yari secretary, warambwira ati ndabwira ngo uzampamagare twicara ukingure biro ye. Numara kuyikingura, wowe uzicara muri ya ntebe nsenge, uko kubitika n'amafata ibyemezo, nawe tugiye kumufatira ibyemezo. Haleluya. Amaboko y'Imana n'abantu yahamagaye abasha gufata ibyemezo bitandukanye n'ibyo abantu bagufatiye. Naravuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, naramubwira ngo ntabwo uri busenge, urakomeza usinya impapuro nk'uko abasinyira, uko kubita ikaramu ku rupapuro nawe urajya ukubitaho ikaramu, uko yazengurukaga ku ntebe ashaka kukwirukana nawe ni kuri bukomeze kuzenguruka. Kazi yangu ni kuomba wewe tu ingia kwa muda wake, winjire muri ya mwanya we. Narasenze ndavuga ni umugabo mwirukanye muri bibiro, ariko numva muka mwana ambwira ngo byari byose umuntu afite, numva ngaruyemo akaki muntu. Ndavuga ngo Mana, uyu mugabo muhe promotion, bamwohereza ajye hanze, mushiki wacu nawe yicare kuri iyi ntebe. Twarasenze Imana nyuma y'iminsi 4 bagiye kumva imva mugabo baramuhamagaye bati ninde muntu wabo basha. Barangije bamagara wa mukobwa, bamwicaza kuri wa mwanya, ava kuri 1,200,000 atangira guhembwa 1,700,000 kubera ububasha, authority n'amavuta yo kwisobanukirwa. Ndashimira Imana ko uyu mwana w'umukobwa Imana yaramuzamuye binyuze kuri wa mwanya. Ari mu nama nkuru y'abagore, yo
ndagira ngo mvuge ngo abakobwa ba Selofehadi zarindwanye muri ibintu by'agakiza n'ukurwana. Umuririmbyi wa 150 yavuze ngo nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara twarobanuwe n'umwami kugira ngo tumukorere. Haleluya. Hari theology abantu bafite muri iyi minsi bumva ko abantu b'Imana aribo barya basabirije. Ubuntu bw'Imana ubuntu bwawe buramagije naho napfusha amagare n'amafarashi. Ubuntu bw'Imana buraduhagije nibwongereho ibyo kurya no kunywa. Ubuntu bw'Imana buraduhagije nibukwicaza Imana yaguteguriye. Nusubire muri iri jambo, iteka ryose iyo turanye n'abajiji utari umujiji bahura bakubonamo ikibazo. Haleluya. Ndashimira Imana ishobora byose. Imana impamagara nabaga ahantu mu giturage hasi za Kirehe ku mazi. Ndi umuturage wujuje ibyangombwa. Ngira bene mama ndavuga nti ndumva muri nge ntagifite kwicara ahangaha. Twari imfubyi bafite inzu z'uburushyi. Ndabwira ndumva mwuka mpagurutse ngo ngende. Ndumva hari ibintu binshuka ngo mpaguruke ngende mpeka agakapu. Abaturanyi baravuga ngo muri bene Vianney havuye nta muryango buri kigoryi. Ndashimira Imana ishobora byose. Iyo uri mushakisha gakondo yawe abantu ni mu byumvikanaho. Aba bakobwa bageze imbere ya Mose ntabwo bumvaga ko bishoboka. Pela ariko mfite ijambo ndikubwira ngo haguruka, hagarara mu maso y'Imana. Uyu mwaka ukwinjiza muri gakondo, uyu mwaka ubu mwaka wo kwinjira mu masezerano. Mu minsi yashize nahuye n'umuhanuzi, nari mu mavuta numva umutima umpase, yaransanze ahantu turimo tunywa icyayi kwasuye umukozi w'Imana nkora mu mufuka ndabwira reka nguhiture. Umutima umpase ko nguhiture umushumba. Arambwira ngo uruwaheja ni nduwa Mungu w'Imana murumuna w'ingabo zo mu ijuru. Aramaze kumuhitura yaravuye ngo mfunguye ikirere cyawe abari barakwibagiwe bakwibuka. Ndahaguruka ndataha ngendera mu mavuta ya gihanuzi. Sinzi uburyo narimo mubanganira telefone nibuka umuntu twaburanye ngo mare kumwandikira ni Yesu ashimwe na makuru y'imisi arambwira ngo harya nomero ni ukoresha. Haleluya. Hari Imana igishyigikira ijambo ry'abantu yahamagaye. Uyu ni umwaka wo gusarura. Uyu ni umwaka wo guhura n'abantu bakubaza nomero yawe ya telefone. Ni umwaka wo kukubaza CV amashuri wize. Ni umwaka la belle. Ni umwaka ugiye kuzamuka abantu bakakubwira ngo mbese buriya tukohereje agafuka k'umuceri kakugeraho gute. Igihe ni iki ngiki. Ni umwaka abantu bagiye kukubaza ngo harya waba warize iby'uburezi harya. Haleluya. Ndashimira Imana. Nagiye kubona mbona amafaranga balance ngezeho nibuka ko hari ijambo ry'umuhanuzi yampanurira arambwira ngo nimero yawe nyihuje n'abantu turimo dusenga Imana rero kugira ngo dusunike twinjire tuhure n'abandi bantu Satani yaduhishe twinjire dusature ikirere cy'umugisha. Haleluya. Tugiye gusenga n'Imana. Bibiri iravuga ngo nuko Kalebu arazamuka arenga protokole ajya kwa perezida aramubwira ngo kuki wibagiye icyo Uwiteka Imana yatuvuzeho ubwo twari Kadeshi Baruneya. Uwiteka akabibwira umugaragu w'Imana Mose nta kindi kinzanye nkeneye gakondo yanjye. Aturira ijambo uvuga ngo Mwami Yesu ndi imbere y'amaso yawe nta kindi nshaka muri uyu mwaka ndashaka gakondo yanjye. Uvuge ngo Mwami Yesu sinshaka kuba perezida wa Amerika, icyo nifuza no kuba mpuzana gakondo yanjye. Uvuge ngo Mwami Yesu sinshaka guhura na Cristiano Ronaldo, icyo nshaka ni ukumpuza n'umuntu umwe ko mu buzima bwanjye. Numara kuryatura dusengana Imana. Reka dusenge inshuti yanjye. Sinzi umugabane uherereyeho, sinzi igicu uherereyeho, ariko uyu mwaka ukubera umwaka wava ku rwego rumwe ukajya ku rundi. Ukubera umwaka wo guhaguruka winyurwa n'iyo mfashanyo. Winyurwa nuko ntawe ukwishyuza inzu. Haleluya. Hari ahandi hantu Imana igushaka. Ako abakobwa ba Selofehadi barenze protokole batari bemerewe guhabwa gakondo, ariko Imana iravuga ngo kuko aba bakobwa bisobanukiwe, kuko bari bazi ko bafite intoki 5 nk'izo nawe ufite.
iyo wamaze kugera ku rwego rwo kumenya ko karitsiye nziza nawe yakubera, iyo wamaze kugera ku rwego rwiza rwo kumenya ko aho abandi bicara nawe wahicara, iyo wamaze kumenya neza ko ukagera ku rwego rwo gusobanukirwa ko warya nk'uko abandi barya, Imana irakugaburira. Ndagushimiye Mana nziza mu izina rya Yesu Kristo, mpagaze mu butware bwawe n'amavuta wansize. Ndasengera mwene data nshuti yanjye uri ahantu hatandukanye, yavutse asanga amariba yarakamye, azerera uko Yisaka yazerereye. Ariko Mwami umaze kwibuka Yisaka ngo abagaragu base barahagurutse bamwereka, bamutungira urutoki amariba ya sogokuruza, amariba ya se Abrahamu, ngo Abafilisitiya bari barasibishije ibitaka. Nanjye ndasenze kugira ngo haleluya wibutse abantu basibura amariba yacu. Hari amariba yasibwe n'amateka, hari amariba ibyaha byasibye, hari amariba bene wacu babugufi birenga, ibyo abantu birengagije. Ubiduha amavuta, usuke amavuta ku bantu bawe kugira ngo uzane abandi bafukura amariba yabo. Haleluya. Hari abafite amapromesi bategereje baraheba, hari abandi birengagijwe, hari abatakitabwa kuri telefone. Ariko umugabo umugore wese labeveri wasibiwe amayira agasibirwa amariba ye. Haleluya. Wongera uhagurutse abandi bagabo bafukura amariba ye, hagurutse abahanuzi bahanura amariba afukuke mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye ko mbonye ko ikirere cyabera kirimo gifunguka. Urakoze, habwa icyubahiro kuri Imana ni mu izina rya Yesu. Amen.